Sezerano Elia ni umusore w'imyaka 18 atuye mu mudugudu w'Amarembo mu kagari ka Karuruma mu murenge wa Gatsata mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Agaragaza ko tariki ya 23 z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka 2025 yakoze impanuka aho yakaswe na ponseze ubwo yari mu kazi ku nyubako iherereye mu murenge wa Kimironko akagari ka Kibagabaga mu mudugudu wa Karisimbi y'uwitwa Nzozi Alice Rukoro, bikamuviramo ubumuga aho maginga ya nkuko bigaragara akaboko ke k'iburyo katagikora kubera ko kakaswe na ponseze. Ndagenda ndakora muri icyumweru ku munsi wa gatanu nibwo nakoze impanuka ponseze irankata banjyana kwa muganga baramfasha baramvuza, ariko ibyo ngibyo byarangije kuba muri icyo gihe nakoze impanuka na n'ubu ngubu ntabwo barongera kumfasha. Icyo gihe cyonyine nibwo bamvuje, ikiganza ntabwo gikora ku buryo nta nubwo nabasha kuba nafunga igipfunsi cyabaye pararizi, imitsi yaracitse. Akomeza asaba ko yavuzwa kuko n'ubundi yarasanzwe atunzwe n'aka kazi, nyamara amaginga yaka kakaba karahagaze ndetse n'imibereho ikaba yarahagaze aho ubuzima bwe ngo bukomeje kujya mu kaga. Imibereho ni nabi kubera ko n'ubundi umuntu yaryaga avuye gukora, ubu ngubu bimeze nabi nyine urabona ko ubumuga bwaje. Leta urumva yakunganiraho iki? Leta ikintu yamfasha yamvuganira ikambariza uwo mubosi wanjye akareba ko hari ikintu yamfasha. Ibi kandi ibihamywa n'Uwamahoro Rachel, umubyeyi wa Sezerano Elia, nawe ugaragaza ko nyuma y'aho umwana we agiye impanuka amafaranga yamushizeho ashiriye mu ngendo ndetse no kumuvuza, dore ko no mu buzima busanzwe nta kazi atunga, aho agaragaza ko yari asanzwe akora ibiraka byo kumesera abantu ndetse n'ibindi bitandukanye hirya no hino mu mujyi wa Kigali. Rwose byaranze ko niyo bampaye randevu hari igihe irenga nabuze n'itiki njyanayo nkabura n'amafaranga amuvuza, ko abamukoreshaga banyemeye ko bazajya bamfasha kumuvuza. Babikoze ku munsi wa mbere gusa, ku munsi wa kabiri muhamagaye ambwira ko nta burenganzira bwo kumuhamagara, we nta nyine azajya anyihamagarira. Ubwo rero ntabwo yigeze ampamagara, niyo namuhamagaraga yaranyihoreraga. Manager wabo akambwira ko azamfasha nk'umubyeyi, azareba impande zombi akareba uburenganzira bw'umwana. ATV yavuganye na Nzozi Alice Rukoro nyiri inyubako yubakwaga, maze mu magambo yuje guseka ndetse bishobora kuba yabayemo agasuzuguro, yumvikana ahamya ko atazi uyu Sezerano Elia ndetse atumva impamvu yaje kumurega mu itangazamakuru. Njye napatinishije umuntu donc sous-traitance, yari umukozi wa sous-traitance, ntabwo ari igihe wamuhaye akazi. Reka rwose sininde kabisa. Okay, mwebwe abanyamakuru muri mugashaka kubikoraho iki? Nagikubwiye nta nicyo numvikanye, ahubwo ni bw'impuhwe. Uwamukoreshaga yaranamutaye, sibyo? Ni uko ari bw'impuhwe kandi twaramuvuje, sibyo? Na nyuma yaho twaramufashije kuko yamutaye justement ni kubw'impuhwe nta kindi, ariko ahubwo yayobye yakagombye kugenda maybe ahandi nk'umunyamakuru. Sinumva aho nimba ashaka no kubijyana nagashaka no kajyana muri RIB cyangwa ahariho hose, ndumva ntabwo ariho yakagombye kujya. Hanyuma noneho nimba ashaka ko twahagera tukaza tukahagera, sinumva umunyamakuru ku mpanuka yabaye. Cyokora ku rundi ruhande Engineer Moses Mutangana wari ufite amasezerano yo kubaka iyi nzu ibizwi nka main contractor mu rurimi rw'icyongereza, we avuga ko impanuka ya Sezerano Elia ayizi, ariko ko yabaye nyuma y'amasaha y'akazi gusa. Akavuga ko ibindi byabazwa umunyabiraka wari wamuzanye Ndagijimana Pascal ari we subcontractor kuri iyi nyubako. Kandi kesi yarabayeho, ndumva yarabayeho amasaha y'akazi yanarangiye. Ntabwo nakubwira ngo umpakanye ko iyo kesi itazi, ntabwo nayitarutse ko ndayizi, kuko mu bamuhaye ubufasha bw'ibanze nanjye nari impari, naraye aho kwa muganga, nanjye babacembageza mu rugo aho bataha. Tubaye uri project manager hari abasutreta, kozi burgerega bari umusutreta ntabwo aba ari uwa engineer, ko ni headinze project ufitemo abasutreta. Subcontractors rero nibo bari charge y'abakozi, wumva mwishyuraga imishahara n'iki ni umusutreta kandi baraziranye, niwe wamuzanye mu kazi.
kuba yarazanye ikipe hakagira umuntu ukomerekeramo rero ndibaza mwaka gukomeza mu mwaka banje mwe ahubwo bagaca kuri umusutireta akaba ari uza guhagarara arekarama ikibazo cyo umukozi yari afite muri timu. Ndagijimana Pascal avuga ko ibi byabazwa enjeniyeri Moses Mutangana ndetse na Nzozi Rukoro Alice nyirinyubako. Rero nanjye uko akazi kagenze twahise tunaniranwa mu bijyanye n'imishahara nanjye mpita mpava uko nahise mpava rero nanjye ntabwo nahise menya amakuru yaho ibyo no arabeshya nese se bamujyanye kwa muganga Kibagabaga bose nanjye nta yandi makuru mfite aho ngaho pe nanjye ibyo byo ndabizi. Uku guhererekana uyu wagize impanuka kuri iyi nyubako yaba enjeniyeri Moses Mutangana, Ndagijimana Pascal ndetse na nyirinyubako Nzozi Alice Rukoro nibyo Uwamahoro Rachel umubyeyi wa Sezerano Elia agaragaza ko bamutereranye, dore ko ngo n'impapuro zigaragaza icyo umwana we yabaye kwa muganga ku bitaro bya Kibagabaga bazimanye, aho bamubwiye ko agomba kwishyura 200 kugira ngo ahabwe izi nyandiko. Byahubwo mbona baravuganye n'ubuyobozi bw'ibitaro kubera ko bwa mbere bamujyana nibo bamuvuje. Ubwo rero izo mpapuro niba aribo batumye zitagaragara njye mbona babiziho kubera ko n'aba bwese niba yaciye mu cyuma kuko batanyeretse ifoto y'uko igufwa ryaba rimeze barambwira ngo byose biri kuri izi mpapuro. Ntabwo ari ko nabiri kuko n'ubwa mbere n'impapuro bari bazitwaye bari bazijyanye mbahamagara ntabwo ndashaka kuvuza umwana akaboko kari karabyimbye kagera nibwo banzaniye ziriya mpapuro bishyuriyeho. Njye nkakeka ko wenda hari urupapuro baba barufite. Ibyo kuba hari ibitaro bya Kibagabaga biziranyeho n'aba bombi bavuga kuri dosiye, ubuyobozi bw'ibitaro byo burabihakana kuko Dr Munyemana Ernest umuyobozi w'ibitaro bya Kibagabaga mu butumwa bugufi yahaye umunyamakuru yamubwiye ko ibyo atabizi ndetse ko niba hanurwanurwamo ruswa ko uyu mubyeyi yazagana ibi bitaro bikamufasha. Mwaramutse neza, ubuse nabivuga iki nje ntamuzi ko atigeze ngezeho ikibazo. Nta murwayi w'imwe impapuro mu gihe ejo bisabwa ngo azihabwe. Afite ibimenyetso, niba hajemo ruswa yatanga ikirego biroroshye, gusa njye ntabwo iyo kesi mwizi umubwira azaza muri sekretariya ababwira ikibazo cye. Murakoze. Jean Bosco Nkurunziza umugenzuzi w'umurimo mu karere ka Gasabo we avuga ko niba abubakaga batarubahirije amabwiriza agenga ibijyanye n'inyubako ndetse n'impanuka mu gihe cyo kubaka bakwiriye kugana urwego rukabafasha byakanga bakitabaza inkiko. Nta na kimwe yamutangiye muri ibyo byose kuze yaba ari assurance cyangwa se muri RSSB anamwitse kugeza akize. Rero iyo byanze niyo mpamvu wumva ngo bagiye mu birego batwandikira tukabagiye bakatugeraho tukabereka cy'amategeko ateganya. Ntabwo twebwe iz'umurimo ategeka kagombye gukorwa mu bwumvikane. Niho wumva rero tushaka kuba babyanga tukabasaba ko bajya mu nkiko. Mu gushaka kumenya iki itegeko rivuga ku bijyanye no kuba umukozi yagira impanuka mu kazi bikamuviramo gukomereka cyangwa se ubumuga bwa burundu, yiyambaje inzobere mu mategeko y'umurimo Maître Nkundimana Obes, maze agaragaza ko itegeko ry'umurimo rivuga ko igihe icyo ari cyo cyose umukozi agiriye impanuka mu kazi bibazwa uwamukoreshaga. Itegeko ry'umurimo mu ngingo ya 19 mu itegeko ry'umurimo rya 2018 biravuga neza ko iyo umukozi agize ibyago bikomoka ku kazi atarateganyirijwe muri RSS, umukoresha ataramuteganyije muri RSS amuha ibyo RSSB yakamutanzeho yaje kuba yarateganyije. Ni ukuvuga ko uburyozwe bwose kuri iyo mpanuka niba umukoresha ataramuteganyirije burebwa n'umukoresha wamukoreshe mu gihe impanuka ibyago bikomoka ku kazi byabaga. Ni uburenganzira bw'umukozi guteganyirizwa igihe yageze mu kazi. Iyo ajya guteganyirizwa RSSB niyo iba irebwa n'iyo mpanuka, ariko niba ibyago bikomoka ku kazi byarabaye umukozi atarateganyirizwa bizaryozwa umukoresha we. Ubwo afite inshingano zo kumuvuza, yamara gukira agasibisa na konsekansi n'ingaruka zose zizaza kuri ubwo bumuga. Ku bijyanye no kuba main contractor Moses Mutangana ndetse na nyirinzu Nzozi Alice Rukoro baterera na Sezerano Elia bakavuga ko yagakwiriye kuba avuzwa n'uwamuzanye ari Ndagijimana Pascal, umunyamategeko agaragaza ko igihe subcontractor atubahirije ibikubiye mu mategeko zisigara ari inshingano za main contractor mu gushyira mu bikorwa ibikubiye mu masezerano cyane cyane ajyanye n'iby'ubwishingizi. Uwamuhenje niwo mukoresha we. Niba ari umuntu ku giti cye azabiryozwa. Ingingo ya 23 mu itegeko ry'umurimo ikavuga ngo ibyo sutreta tubahirije cyane cyane bijyanye n'ibyo by'ubwiteganizi biryozwa na main contract arabarega bombi. Ibyo subcontract atubahirije biryozwa
meni contract ingingo ya 23 mu itegeko ry'umurimo. Iyo impanuka ibaye kubera kutubahiriza amategeko, nyiri ibikorwa byo kubaka ashobora gukurikiranwa n'amategeko ibyaha byo kwangiza cyangwa guteza ibyago. Haramutse habaye impanuka ihitanye ubuzima cyangwa ikangiza ibintu, hakoreshwa iperereza rigamije kumenya uwabigizemo uruhare. Leonce Nyirimana, ATV mu mujyi wa Kigali.